bagana mu gihugu cyo mu ijuru. Ijoro rirakuze kandi burenda gucya, intwarane zirataka zinyinyiriwe, intwari nazo zimaze kunanirwa. Bagenzi bagana mu gihugu cyo mu ijuru. Preach, man, there is a price to reach for souls. Here is Rwanda. Which district? Kalongi. Kalongi district. Yes. In search for souls. God bless you and God bless Rwanda. Greetings everyone, my name is Eli. We are so proud for the mission and a church planting initiative. My name is Pastor Leonard. My name is Bishop Gakonga Apollinaire. Daritwara kuri kumwe na ibihe byose. Itorero ryawe ryubatse ku rutare, nawe imiyaga n'imiraba byaba byinshi. Wavuze yuko ntacyo biza ritwara, kuko uri kumwe na ibihe byose. Umukiranutsi wese ubaha Imana, ibyago n'intambara ntibyicikuriwe, ariko duhumure dufite umugaba, nituba hamwe tuzahora tunesha. Umukiranutsi wese ubaha Imana, ibyago n'intambara ntibyicikuriwe. Yeah, thank God we made it. Although weary and tired, but we made it. Yeah. Wow. Pray for my show that we'll manage to. Yeah, but I can dance once I see the end. Oui. Natwe waturinze baba mu cyubahiro. Nukuri data. There is a grandchild, even though he's not yet having a child in them, Ataruzuza ibisabwa nk'ibi because he's not having the requirements, kugira ngo leta imwemere gutangira guterana, so that government can allow that child to start the program. buri bishoboka kugira ngo bazatwemerere uyu munsi muhure hano tumenyane dusuhuzanye twibwira. And the bishop did all the best to talk with the government so that they can allow us to meet here together. And Covenant. Abakava nenti. Nabyumvise. Kava nenti. Gahandi mubivuye mu mwenyine. Kava
kava nakubaza ngo wema ngo ibyo ni ibiki uzavuge ngo biravuga ngo abanyamasezerano uzamubwire ngo saboku ngo ni abanyamasezerano nicyo bivuze turaba abakava muri abanyeshuri beza mwiyamashyi reka uyu mugabo rero abibwire hanyuma itorero ryacu rifite inkomoko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hanyuma ababyeyi bacu bo muri Amerika turi kumwe nabo aka kanya kumera Imana amashyi. Haleluya. Bamwe baravuga bati rwose mukozi w'Imana aho watujyanye ni henshi twarihanganye ariko uriya musozi ababishoboye n'ibikomereze tutaza kubagora kugaruka. When we reached at the Presbyterian Church, some of the team members they say, "Dear Pastor, we have been visited the different communities together, and so far we can not reach there. Those who are strong enough, they can keep moving forward." Hanyuma umukozi w'Imana twari kumwe aravuga ngo abananiwe nta kibazo muguma abandi dukomeze. Wabivuze ni umukozi w'Imana ndagira ngo umutunge ibiganza wabashe gutera akanyabugabo abandi bagakomeza. Also one of the team members said, okay, even though the mountain is so high, some of us they are so tired. Okay, let's those who have the strength keep moving forward, and our friends stay. So we'll meet after the program. So let's say bless him as encouraging all of us to come. Mwakire imigisha y'intama zanyu mukozi w'Imana. Receive the blessings from you. Kubera ko bemeye gutanga imibiri yabo ikaba ibitambo. Because they are committed to sacrifice their bodies to come. Mwabibonye ko umwuka wera yabakoresheje kugira ngo mutagenda mutabonye izi ntama. As you see, the Holy Spirit has been inspiring all of you guys to come to this mountain to see the harvest. Ubu dufite urugendo rurerure. We have a long time today. Turajya mu karere ka Kamonyi iyo. We are going to Kamonyi district. It's very far. Rero nimubona tudatindanye nawe. When you see we are not spending much time here. Kwari kujya kutubabwire ko turi kumwe. We just coming here to introduce ourselves and let you know that we are together. Turateganya ko ibi nimumara kubyuzuza neza. We are planning that when you finish to complete all the requirements, tuzaza kubafungurira itorero ryanyu ku mugaragaro. we will be back to open your church officially. Kandi turashimira ubuyobozi bwanyu bwiza bw'akarere ka Karongi. We thank also we thank your good leadership of KARONGI. Ubuyobozi bw'akarere batwemereye gukorera muri aka karere ku mugaragaro. The leadership of KARONGI has accepted us to operate this district officially. Muzadushimirire nyakubahwa meya w'akarere ka Karongi. Hanyuma saba abashyitsi baje kuva muri Amerika n'abandi muri Kenya kugira ngo bazaze dutererane uyu musozi tuze tubarebe.
wait until all the people pass by. Yeah. This is the Jordan of Rwanda. Man, I can't go there with you guys. Checking. ubu ngubu ibyo imodoka twabirambitse turi kwikorera. Wow, hey, Manny! Woo! Okay, you can come now. Thank you very much. Blessings, receive. Yeah. We are going back to the mountain. To stay in the mountain. That's where Moses lives. Yes. Imana ibamugisha. Torero ryawe ryubatse ku rutare, nawe imiyaga n'imiraba byaba byinshi, wavuze yuko ntacyo biza ritwara, kuri kumwe naryo ibihe byose. Torero ryawe ryubatse ku rutare, nawe imiyaga n'imiraba byaba byinshi, wavuze yuko ntacyo biza ritwara, kuko uri kumwe naryo ibihe byose. Umukiranutsi wese ubaha Imana, ibyago n'intambara n'ibyinshi kuri we, ariko duhumure dufite umugaba, nituba hamwe tuzahora tunesha. Umukiranutsi wese ubaha Imana, ibyago n'intambara n'ibyinshi kuri we, ariko duhumure dufite umugaba, nituba hamwe tuzahora tunesha. Torero ryawe ryubatse ku rutare, nawe imiyaga n'imiraba byaba byinshi, wavuze yuko ntacyo biza ritwara, kuko uri kumwe naryo ibihe byose. Torero ryawe ryubatse ku rutare, nawe imiyaga n'imiraba byaba byinshi, wavuze yuko ntacyo biza ritwara, kuko uri kumwe naryo ibihe byose.